kwenda nari umunyamakuru ariko akibyo nisebanye muri projet nyinshi cyane ariko kwigobotora biranga ariko yari neza ko ndibigemo kuko yari mega hit kabisa. Welcome my people, it's your boy Junior, aka publisher, creator, motivator, Mr. Boom. You know that I love you from beginning to the end. Now, this is a true story. This is a live story, man. As you see, this is a face-to-face, barry to barry, country to country, with the best #1 hit music. He is a musician. I'm with Justin Benko, the best superstar from Nyarwanda. Big brother, wagwan my boy. Wagwan. Iwani minsi myinshi boy. Long time guys. Ubuse mbivuge cyangwa mfushe n'ubundi ni hahandi nigende. Okay. Go ahead. Wari wabona umuntu ugira ingeso? Nk'ingeso mbi, ingeso nziza. Ibyo bintu urabizi? Okay. Muri abantu nyine tugira ingeso ariko hari umuntu ufite tugira akageso katari keza. Naho ngana nashaka gupima. Akageso katari keza. Kaba ari gatoyi. Nawe agira ikigeso kibise giti kinini. Yes, nashakaga kuvuga ko nawe ufite ingeso mbi. Ntacyo ubwo byewe ukuntu umeze yemo nambwiye ikosa ryanjye cyangwa se ingeso itari nziza nagomba kwikosora. Ariko ngo nakabastari n'ubundi narabyumvishe niyo nshaka mbivuge. Uza akageso ufite ntukwambara neza. Uranyumvira iyo ngeso? Yes, my boy, wambaye neza. Nose mbivuge. Hasi yambaye inkweto ni ikirahure ndimo ndibonamo. Ipantaro sinzi bara. Ngo si ibisanzwe. Cameraman iraba ruri kuri rero. Iri bara ni bwoko ki se none? Ngira ngo buriya hari kuba Benko uramuzi buri twiwe nyine ntabwo ajya yiburira. Mubaya sana. Abizi ko ibyo nyine abashaka kuba unique kabisa. Jason Benko duherukanye kera none se amakuru y'iminsi muhungu wanjye. Amakuru ni meza. Yego biragenda se? Fresh kabisa. Ewe gawe ako umuntu wakoze iyo ne wamumbwira wamuntangiye. Ahubwo hari ikindi utabonye. Ubona ko nambaye ibintu byose. Uri umuhanzi kabisa. Bro, uri umuhanzi reka mbivuge, sibyo? Uri umuhanzi n'abari kudukurikirana barabibona ko wambaye fresh, umeze neza kabisa. Nanjye byanga bikunda ngomba kugera ikirenge mu cyawe nuko ntari umuhanzi. Ari ikintu numvishe ngo abanyamakuru bambara ipantaro z'2,000. Ibyo bintu nibyo. Okay. Yewe. Kwenda nari umunyamakuru ariko akibyo nisebanye. Ntabwo ari isebanye nonse nk'inambaye nangaye. Ubuso ko ndeba nambaye byacitse nyine. Cameraman atari buze kuza. Cameraman uze kwiyongoza nawe tutwereke. Oya nta nunga izo kamera zanyu. Wakwereka basanga audience ngo batubwire ukuntu ameze. Yego Jason Benko ubusanzwe uri umuntu ngira ngo hano maje kuhagira nk'iwanyu naga ari ubwa mbere se n'ubwa nyuma. Ntekereza nashidikanye ko tuganira buri gihe kandi nibiba ari ibintu byiza cyane ku muziki ndetse no mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ndashaka uyu munsi kugusaba akantu kamwe. Umuntu bita Platinum uramuzi? P cyangwa se Baba? Yes. Yewe ndashaka undirimbire unkubite agapera gatoya ku ngoma ye. Ubundi nze mwereke ikintu nashakaga kugeraho. Baba. Eyo P. Ndema Platinum Baba. Tukaragema akantu ka danje pe. Ndirimbo ye buriya nkunda cyane rero. Dutemo rero. Baba nkunda cyane buriya. Uriya mutipe buriya man. Jobundi yakoze ibintu byo buri wese kabisa yavuze ati shout out. Ko aragiye adutegurira ikintu kabisa
kiremera nari nzi ko ndi buze kwitabira iriya event ariko nuko ntabashije kuboneka kubera ibintu byinshi nari mfite muri projet nyinshi cyane ariko kwigobotora biranga ariko nari nzi ko ndi bubigemo kuko iriya yari mega hit kabisa yari mega niyo mva mega wumva icyo ari yego ndashaka ngo udutema ko kagoma ke kabisa indirimbo nkunda cyane yitwa Shumureta ewe gawe yego Shumureta ya ndirimbo yarayikomye ntekereza ubu ntari kuvuga kabisa ndavuga nti ebana mutipezi mbega imyandikire andika neza kandi ngiye ndi mu bantu bari kwemeranywa n'abandi bantu bagiye batandukanye sibyo ko Platine ari umwe mu bahanzi hano iwacu mu Rwanda bakomeye cyangwa babarejande koko kandi niko kuri warabyemera cyane rwose ngira ngo n'ubundi nicyo nashakaga kuganishaho nshaka kugira ngo tuganire impamvu nari mbiganishijeho nuko baba nanjye yarankosoye cyane kuntu yaje yambaye kuri stage abahanzi mwambara neza cyane brother mwambara neza cyane mwambara neza nicyo gisobanuro cy'umusitari mpamvu bakubise impeta ariko sinakubwira umutuku icyatsi isaha umuntu yamaze gusobanukirwa ijambo ryitwa umusitari agomba kumva nyine igisobanuro cyabyo hanyuma agakora ibijyanye n'icyo ari cyo umusitari buriya tugishatse kugenekereza mu kinyarwanda ni inyenyeri imurika inyenyeri imurika rero murika nyine ku buryo umuntu azabona ko uri umusitari yes twigarukire cyane kuri topic yacu uyu munsi Jason Benko uyu munsi noneho ni muntu ki ubwo duherukana abanyarwanda rero basobanuriye uriwe ubabwira ko uri umusitari uri umuhanzi niyo mpamvu ntongeye no kukwirwa nkubwira ngo bibwire kuko already bahise babona ko ni Benko ugarutse ahubwo uyu munsi wa none Jason Benko ni muntu ki ageze ku yihe etape noneho ari ku ruhe rwego aka kanya tuvugana ubushize mperukana mbabwira projet mfite project yo gushyira hanze indirimbo yes twari turimo ko nta gihe kinini cyane gishize usibye ko nyine namwe kabisa shout out buriya ma people ndayamba mbabwire ngo uyu junior ewa kabisa niyo mpamvu buriya abanyamakuru mutatuba hafi nta kintu kimwe dushobora kugeraho so niyo mpamvu natwe tubaha shout out kuko ibintu byose muba mwabidufashije kabisa kandi buriya natwe ikintu gituma natwe tugira aho tugera ni uko natwe muba mwatubaye hafi yego so ntabwo ari igihe kinini gishize mvuye hano mu rugo iwacu hano dore ko nahageze nk'iwacu ariko buriya ndabyishimira cyane kuko igihe cyose muntekerejeho nanjye mbanguka nirukanka nanabashimira cyane by'umwihariko ko mwangize nk'umwana mu rugo nabyita ko ari umwana mu rugo iki cyose muntumiriye ndaza kandi nanjye ntazira ku gihe so ubushize rero ndimo mbamurikira project mfite hari indirimbo igomba kujya hanze amashusho mbabwira ko turimo dushotinga amashusho yego haje kuzamo akantu katari keza ko kuba habayeho kutumvikana ku bijyanye n'ahantu amashusho yafatiwe amashusho yafatiwe hari ahantu cameraman yagiye mu location runaka yagiye biba ngombwa rero yuko ahantu tubanza kubanza kumvikana neza cyane nicyo kintu cyatumye itinda gusohoka hahise hazamo akantu katari keza niyo mpamvu yatinze gusohoka ndi mu habibi nabasezeranyije ko ngiye kubakubita ariko muri iyi minsi ndabasezeranya ko bigiye gukemuka hari igihe gitoya nyuma y'iyi minsi turimo ibintu biragenda neza cyane trust me man umuziki ubanza ari igiporoje kinini ngiye ibintu by'imiziki mba mbona yego rwose abanyamakuru mwakoze kudushimira n'ubundi dutunzwe n'umunwa wacu n'utadukiza uzatwica uyu munsi ariko ngira ngo Benko ndashaka kubwira ijambo rimwe umukunzi wawe bro bitewe n'uyu munsi uyu munsi ni iki cyabaye kidasanzwe ukuntu wambaye reka ngiye nakomeje kubivuga reka kugira ngo ni ibintu biri aho ngaho nakomeje kubivuga nushaka tubirwanire ariko nakomeje kubivuga wambaye neza sha urakoze ose sheri wawe mutemo mana akajambo kamwe mubwira ati sheri nambaye neza nawe iriba ndaricyura isudu bigwere iki ko mufite abakobwa b'iki gihe nibacyambara ibitenge mubwira iba yaguha amabere ya mama we ase wumva nushaka nk'umugore buriya
uzamwemera ko yambara twatuntu njya mbona bambara reka rumwite utuntu ndetse ubwo madamu arambwira ngo ambara iki ngiki ushaka kuvuga yambara bitewe n'amahitamo ye nose kuki bakoresha muri video yewewe mubakoresha muri video none mukanababwira ngo mwambara ubusa we karaka abahanzi reka mbagarukeho uyu munsi noneho tugiye kubirwaniramo gute mwebwe mwambaye mwikwije umukobwa ngo yambare ikariso imbere y'abantu imbere y'imbaga y'abantu mujye mubyumva kandi mukanamwishyura ati nutabikora ntabwo tuyaguha aho ndifashe urifashe ubwo se we muretse muzirebera indirimbo ye nisohoka muzasangamo abakobwa bambaye ubusa bagiye ku ndirimbo yanjye n'abakobwa uzasanga bambaye ubusa uri Israel mbonye se oya uri Israel mbonye reka ibyo tubireke Jason Benko aririmba R&B akaririmba pop akaririmba n'iki kiki kandi bose ni bamwe ikindi ni ibishego nta gishego uzigera wumva mwabishego umwe abakobwa ni mukambika ubusa oya no umwihariko wanjye nta gishego uzigera wumva ngewe indirimba ngewe Benko nta gishego uzigera wumva yes ni Benko rero ugiye kudutama indirimbo mu minsi mike yitwa Habibi kabiri gutunganywa ndetse inategurwa ngira ngo abanyarwanda bayitegeho iki Benko Habibi ni indirimbo nziza cyane ifite ikuyemo ubutumwa bwiza iyo ni story nandika ni story nanditse ibera umukobwa yagize kutumvikana n'umu boyfriend we kubera ikibazo cy'uko nyine habaye ikintu cy'ishaza akita ishaza hanyuma amutipe akisanga yabivuyemo nta mu baby Habibi rero muri cyane kugira mukuru so abakarema mubwira ati mukuru rwose ihangane mbabarira ushaka right indirimbo nziza rero ifite ubutumwa bwiza cyane uzayumva ndayibakundisha umva ikintu nsetse hano ni ikintu gikomeye bro reka mbanze nsenge umbwiye ibintu by'ishaza nibuka ko kameramani yashwanye na nuza oya da ako so yavugisha kuri hasi noneho nanjye reka nkubwire ubu ngubu nanjye rero kameramani ndamugirisha uriya mwana ndamuvamo nabyumvishe none se Habibi urumva ahaha reka dufate mu mugongo kameramani wacu yashwanye na Sheri urabona ko ni umwe mu bantu bakomeye afite n'agahinda ni ikibazo nanjye ndagifite ariko nyine nta kundi ubwo yashwanye na Sheri wasanga atari buzi kwerekana n'uruhare yanyu ese ibirwara yayireba yewe gawe Jason Benko nanone tutirengagije nk'abanyarwanda turi mu bihe bigoye tukaba turi mu bihe byo kunamira abacu bazize jenoside mu mwaka w'1994 abahanzi benshi bagiye batandukanye bari kugenda batanga inama nyinshi ku rubyiruko inama nyinshi ku bahanzi dore ko muri mboni y'abaturage dore ko mutanga amasomo menshi abaturage babakuraho uyu munsi nka Jason Benko ni iyihe mpano ushobora guhereza cyangwa se ni iyihe nama ushobora guhereza abanyarwanda bari muri ibi bihe bitoroshye byo kunamira abazize jenoside muri Mata 1994 nibyo turi mu bihe bitoroshye bikomeye cyane bamwe abanyarwanda igihugu cyacu cy'u Rwanda cyagize nabyita yuko twahuye n'ishyano ryo kubura abanyarwanda amaherere kuko bazize ko bavutse nta n'umwe wigeze ahitamo uburyo avukamo nta n'umwe wigeze ahitamo ngo ibyabaye twese turabizi so ubutumwa rero nagena ni uko urubyiruko ahanini twebwe imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba akanya rero ubutumwa ntanze ku rubyiruko cyane cyane ko twebwe dufite kubaka igihugu cyacu twigire ku mateka y'ibyabaye ariko bikuyeho yuko tugomba kuzirikana yuko icyambere mu bumwe iterambere kandi n'uwo mwagiranye ikibazo rubyiruko ntimuzite ku mateka y'ibyabaye bana n'uwaguhemukiye
nyakubahwa perezida wa repubulika nk'umubyeyi yatwigishije ko ugomba kubana umuntu mukabana nkaho nta n'icyabaye. Yego rwose niba byaranaguhemukiye famiye yawe abenshi muri twe ntabwo twari turiho cyangwa se ntabwo bari bariho, ariko ntituzumve ibyabaye ngo ubigendereho. Ugomba kwirengagiza ibyabaye kuko nta muntu waguhemukiye nawe murabana kandi mukabana amahoro. Iyo yatambutse akaza gusaba imbabazi kuko batwigisha gusaba imbabazi. Yego. Iyo wahemukiye umuntu tubane rero amahoro, hanyuma twebwe urubyiruko n'usasa yaba bari bariho n'abatari bari bavuze nyuma y'ibyo bihe bibi bitari byiza byabaye. Yego. Twigire ku mateka, twubake u Rwanda twifuza, kandi ntitwirengagize yuko ibi byabayeho tutitaye ku bivuga hirya no hino, kuko hari ibihugu bitigeze byemera yuko ibintu byabayeho mu gihugu cyacu. Yego. Ariko Banyarwanda twese turi umwe, twese turi umunyarwanda umwe. Ego cyane na Juno Kisienza yabivuze rwose mu kiganiro yakoze n'abanyamakuru, avuga ko urubyiruko nitwe bantu dufite gukora ibyiza ndetse tugakora n'ibibi. Bityo rero nk'urubyiruko rw'u Rwanda twahisemo gukora ibyiza, reka dukomeze twibuke twiyubaka, njyewe nawe twubaka u Rwanda rwacu ruzira amakimbirane, ruzira ivangura. Ntekereza nashidikanya ko tuzabigeraho byose. Benko rero ngira ngo dusoza ikiganiro bitewe nuko amasaha mbona ari kugenda tujyana n'akazuba kagenda karushaho kurenga, ariko ndagira ngo uyu munsi wa none nk'umuhanzi ugire ijambo rimwe wabwira abahanzi bagenzi bawe, rimwe ryonyine twita tunasoza ikiganiro. Abahanzi bagenzi banjye icyo nababwira cyo nuko ndi Jason Benko, umusore aje muri iyi industry adafite gutera ikirenge asubira inyuma. Man. Umunsi ku munsi nzantera intambwe navanza njye imbere. Yes. Naje naje gutera intambwe kuri naje gutera itafari kuri inyubako yacu ya industry ya music. Man. Ntekereza yuko umuntu yakoze ikintu cyiza ndamappreciatinga. Shout out cyangwa se big up kuri ba grand frère. Buri wese wumva ko akora ikintu kizima njye nzamappreciatinga. Ariko nanjye nyine icyo nanjye nababwira cyo nuko nanjye banyitege, nanjye naje. Thank you so much kabisa. Bakwitege kandi waje ni Jason Benko, n'umwe mu bahanzi bakomeye cyane kandi bari kuzamuka. Twamwita upcoming kabisa, ufite imbaraga utasanga ahandi. Uyu munsi wa none nishimiye kuganira nawe, nishimiye kugostinga kuri AD Group. Ntekereza nashidikanya ko ari ibintu byiza cyane. Ntekereza ko hano hamaje kubi wawe urisanga kabisa. Jason Benko, reka ndangize nkubwira ngo thank you, wakoze cyane kabisa. Thank you.